tubahaye ikaze kuri Dressing Room TV. Iyi ni TV izajya ibagezaho ibiganiro bya siporo mutari muzi. Tuzajya tubagira muri Dressing Room y'ama equipe tugenda tubabwira ibiri kuberayo. Hahandi mutakwigera, hahandi mutakwigerera, tubagerere tubabwire ibiriyo. Nje muri kumwe ni Ishimwe Fabrice ndetse ndi kumwe na Kayiranga Sam. So tubafite operation rero uyu munsi. Tubafite operation mutari mwumva, mutazi, nta handi ndabizi neza, nta handi murumva ibi bintu. Tuje tugiye kujya tubomora mu bikuta tumenye ibirimo imbere. So bariya mutera agatebe tubabwire rero, tubabwire ikipe yanyu, tubabwire bimwe mu bintu byari bigiye gukorerwamo ariko mutari muzi habe na gato. Ikipe yanyu rero yagombaga gusubizwa mu karere ka Nyanza, yagombaga gusubira i Nyanza aho yivuka. Ati byagenze gute rero? Retired captain Uwayezu Jean Fidèle yagiranye inama na bamwe mu bacuruzi bahari i Nyanza ndetse na bamwe mu bayobozi b'akarere ka Nyanza, bemenyeranya yuko ikipe igomba gusubira i Nyanza. Baramukombese retired captain Uwayezu Jean Fidèle bamubwira yuko ikipe iheruka kugira ibyishimo ubwo yari i Nyanza. Baramubwira ati iyi ekipe yaje i Nyanza nyuma y'imyaka 8 idatwara champion. Umwaka wakurikiye yabaye ya kabiri. Ati kandi urabizi hano mu majyepfo ni ku butaka bwari wihagirira umugisha. Ati ekipe ya APR twayigarikiye kuri stade Huye mubireba mwese. Niho hantu tubasha gutsindira, niho hantu hari umugisha wacu. Ati kandi abakinnyi bari babayeho neza. Ati wabaza ba Muhire Keve, ba Makenzi, ba Jaberi, abo bose barabizi uburyo bari bayeho neza banywa amata. Ba Muhire Keve baje kuja mu nyuma, murabizi baje mu nyuma. Baramubwira ati aha tugomba kugarura ikipe yacu ikagaruka mu bihe byiza igatwara igikombe. Ati kandi ikipe ntago tuyambuye abanyarwanda, ikipe ni y'abanyarwanda, izagomba hari y'abanyarwanda bagumye bayikurikire, ariko iri hano i Nyanza aho umugisha wayo uri. Tati captain rero nk'umunyenyanza yarabemereye, ababwira yuko ekipe bagomba kuyisubiza i Nyanza. Mute ekipe ariko bagute rero? Ekipe yagombaga kujya iterwa inkunga n'uruganda rw'amakaro i Nyanza, igaterwa inkunga kandi n'akarere ka Nyanza, igaterwa inkunga n'abo bashoramari n'abo bakire b'i Nyanza, Rwizatunga b'i Nyanza rwose bakajya bayitera inkunga. Hanyuma rero murabizi yuko Nyanza yari ifite ekipe yayo. Mute se ko hari Nyanza FC, akarere ka Nyanza kari gutera inkunga Rayon Sport gute? Ku bantu mwagiye mukurikira Nyanza FC, ku bantu mwayikurikiye, mwabonye uko bimeze. Ngira ngo sibye sezishe zititwaye neza, izindi zose zayibandirije muri champion yabaga ari ishanyarazi, yabaga imeze nabi, itsinda umuhisi n'umugenzi. Ariko byageraga muri playoff ekipe ikanyagirwa nk'idahari. Kope yari hari abanyanyanza ntibayimenyaga, bibazaga ekipe yacu kitsinda muri championnat, byagera muri playoff igatsindwa n'amakipe atakagubye kuba yitsinda, bigenda gute? Ariko abanyanyanza ntago mwari muzi kope yari ihari. Ntago Nyanza FC yagombaga kuzamuka, byari nka kuriya kw'Intare na APR. Rayon Sport yagombaga kuzasubira i Nyanza, Nyanza ikaguma mu cyiciro cya kabiri, ikajya igemurira abakinnyi Rayon Sport. Byagombaga kuba nka kuriya kw'Intare na APR, niko byagombaga kugenda. Muti rero ese ko wagumye kuvuga ngo niko byagombaga kugenda, niko byagombaga kugenda, ubundi byishwe n'iki? Mutera agatebe twazigiye ngo tubabwire ibyo mutari muzi. Icyabyishe rero ni iki? Retired captain Uwayezu Jean Fidèle nyuma yo kwitegereza akareba ukuntu atabonye stade Amahoro ngo abone amafaranga yo gutunga ekipe, amasezerano yagombaga kugerana n'izindi nganda zigiye zikomeza igomba gutera inkunga Rayon Sport biranga,
gahunda ya Visit Rwanda agombaga kumenamo nayo biranga, abona ntabwo yabasha gutunga ekipe, yaragiye arananuka, mwarabibonye, aravuga ati ntabwo nabasha gutunga ekipe, ati none rero ntabwo nzongera kwiyamamaza. Abanyanyanza baramubwira ati se kare we muntu wacu w'Inyanza twari twizeye agombaga kuzaduha ekipe, undi muyobozi wajya kutayimubwira ngo abyumve, udukoze ibiki? Retired captain arabwira ati nanjye nta bundi buryo mfite buretse ibyo ngibyo. Ariko mutagira ngo byarangiye, aba bacuruza babajejeta faranga b'Inyanza ntago bava kwizima. Murabizi ejo bundi Rayon Sport ifite umukino wa gishuti na Mukura i Nyanza ku Ivuko, muri ya gahunda ya Gikundiro ku Ivuko. Muti gahunda ihari rero ni iyihe? Aba bacuruzi nyuma y'umukino uzahuza Mukura na Rayon kuri Gikundiro ku Ivuko bafitanye inama, bagomba kwicara bakajya inama y'uburyo bazana ikipe. Aka kantu nkababwire hakiri kare mutazatungurwa nuko Retired Captain Jean Fidèle Uwayezu azajya i Nyanza akagaruka yahinduye ibitekerezo, akagaruka agomba kwiyamamaza ibitekerezo byahindutse. Ati bimeze gute rero? Abacuruzi b'i Nyanza bafite propose ebyiri, bagomba kumubwira yuko agomba kwemera akiyamamaza, bagatangira kumufasha. I Nyanza hagiye kubakwa stade igomba kujya yakira ibihumbi byinshi, ni stade umukuru w'igihugu yemereye abanyenyanza. Iyo stade niyo Rayon agomba kugikiniraho, ariko ntiratangira kubakwa, iri mu mishinga igiye kubaka. Abanyenyanza rero bateganyaga ko muri iyo myaka 4 iyo stade izaba yuzuye, hanyuma ikipe igateza mu Nyanza. Ubu rero abayobozi bamwe mu bantu b'i Nyanza, muri aba bakire b'i Nyanza, bafite gahunda yo kubwira Retired Captain Uwayezu Jean Fidèle ati ongera wiyamamaze, tuzajya tugufasha gutunga ekipe, ariko ubwo wongere wiyamamaze stade yubakwe vuba, hanyuma tugarure ekipe. Iyo ni propose ya mbere agomba kumuha. Propose ya kabiri, bashaka kumubwira ati ongera wiyamamaze, hanyuma ukimara gutsinda ekipe yituyizana i Nyanza. Ekipe izajya ikinira mu karere ka Huye, izajya iba i Nyanza ariko yakirira mu karere ka Huye. Ngira ngo murabizi na mbere rero iri i Nyanza yakoraga imyitozo, ngira ngo yakiniye match zitarinze nk'eshatu, areme y'amagaju na la Jeunesse, match nka zingahe izo yakiniye i Nyanza, byemezwa yuko izajya yakira i Kigali. Nibyo bishaka kugaruka rero, barashaka yuko mu gihe stade Nyanza itaruzura, ekipe yajya yakira mu karere ka Huye, hanyuma stade ikubakwa vuba, ariko ekipe yaje. Nimutungurwe rero, nimutungurwe aka nkababwiye hakiri kare, nimutungurwe no mu kuzabona ejo bundi Retired Captain Uwayezu Jean Fidèle agiye i Nyanza muri Gikundiro ku Ivuko, akagaruka ibitekerezo byahindutse. Bareyo rero muratubwire se murabyumva gute? Ekipe niramuka isubiye i Nyanza, aho bavuga yuko ariko ubutaka bw'umugisha bwa Rayon Sport igomba kongera gutwara ibikombe, murabyumva mute? Mu manuka hasi muri comment mutubwire uko mubyumva. So reka tubashimire rero, tubashimire uburyo mukomeje gukurikirana, tubashishikariza ewana mukore subscribe, mu share, comment, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, tubabwira amakuru yose mwifuza, tuzajya tubabomora ibikuta kabisa, twinjiremo imbere tubabwira amakuru mutari muzi. Harabibaza tese ku buryo bw'amashusho bwo tuzatubabona gute? Turi kubinoza iminsi iri imbere, nabwo turajya dukora n'ikiganiro mutureba nta kibazo. Yari njyewe Ishimwe Fabrice ndetse na mugenzi wanjye Sam Kayiranga. Tubabwire mukomeze mukurikirane, turajya tubaha amakuru mutarumva ahandi. Murakoze cyane.